Haleluya. Nitwa Niyibizi Peresi, nkaba ndi umugabo wubatse, mfite umudamu umwe n'abana 9. Sengera muri ADPR Paruwasi Rundoyi, itorero rya Gasobo. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tuganira kuri iri jambo, ndagira ngo mbanze senge Imana. Uwiteka Mana yo mu ijuru, Imana ikomeye kandi Imana ikiranuka, mu izina rya Yesu ndagushimye cyane kubw'ubuntu n'imbabazi ugira. Gushimiye wowe unyemereye guhagarara muri uyu mwanya nganira ijambo ryawe n'ubwoko bwawe. Mana uhererwe icyubahiro. Ndasabye rero ngo imbaraga z'umwuka wera zibe hafi yanjye, kugira ngo he kuba ari njye usobanura, ahubwo bibe biturutse kuri wowe no ku bushake bwawe. Kandi buri wese wumvira ijambo mushoboze guhitamo icyiza cyamuhesha amahoro, kikamuhesha n'ubugingo. Bityo kuko twese twifuza kuzaragwa ubwami butazashiraho butazahanguka, ndasabye ngo buri wese umwemeza mu mutima we guhitamo neza icyazamugeza muri ubwo bwami, kuko wagishyize imbere y'umuntu wese. Bisabye nizeye izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nifuje ko twasoma ijambo ry'Imana riri hariya mu gitabo cya Zaburi, ibice byaho 81. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 10. Hari amagambo yanditswe ngo: Ni jye Uwiteka Imana yawe wagukuye mu gihugu cy'Egiputa, asama cyane nduzuza akanwa kawe. Maze ubwoko bwanjye ntibwumviye ijwi ryanjye, Abisirayeli banga kunyitondera. Nanjye ndabareka ngo bakurikize kunangirwa kw'imitima yabo, bagendere mu migambi yabo. Iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira, iyaba Abisirayeli bagendera mu nzira zanjye, natsinda ababisha babo vuba, nahindurira ukuboko kwanjye kubabarwanya. Imana itugirire neza. Aya magambo nubwo tuyasomye, bigaragara ko yabwiwe abakera muri kiriya gihe cy'Abisirayeli. Uwiteka yabakoreye ibikomeye, abakura mu buretwa mu gihugu cy'Egiputa, abajyana mu gihugu yabasezeranije, igihugu cyatembagamo amata n'ubuki, igihugu cyarimo umwero mwinshi cyane. Ariko ibyo yabikoreye kugira ngo bamwubahe kandi bamunezeze mu byo bazakora byose, cyane bibutse iyo neza yabagiriye, bakibuka n'ibitangaza yabakoreye ubwo yabakuraga muri buriya buretwa. Ariko ahangaha dusomye aya magambo aravuga ati: ni jyewe Uwiteka Imana yawe wagukuye mu gihugu cy'Egiputa. Aravuga ati asama cyane nanjye nduzuza akanwa kawe. Ni ukuvuga ngo yashakaga ko buriya bwoko yacunguye akwiriye kubwuzuza amagambo ye n'amategeko ye, cyane ko yari abagaburiye n'ibyo kurya byo gutunga umubiri, bakamererwa neza, bakagubwa neza. Ariko ibyo ntago babyitayeho ngo bamukorere nk'ibyo yabasabaga. Bamaze kugera mu gihugu, birukanyemo abanyamahanga bari bahasanze, ariko ntibabamaramo. Abasigaye bifatanya nabo, bagomera Uwiteka, basenga ibigirwamana, bacumura ku Uwiteka.
niyo mpamvu kuri uriya murongo havuze ngo ariko ubwoko bwanjye ntibwumviye ijwi ryanjye, abisirayeli banga kunyitondera, nanjye ndabareka ngo bakurikize kunangirwa kw'imitima yabo, bagendere mu migambi yabo. Imana itubabarire cyane. Ni ukuvuga ngo bamaze gucumura ku Uwiteka, ngo Uwiteka ntiyabitayeho, yarabaretse bakurikiza imigambi yabo, bagerwaho n'ibyago by'uburyo butandukanye. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, irongera reba isanga itabareka ngo bagende batyo gusa, ahubwo iravuga iti nubwo mwanshumuyeho, nubwo mwagiye kure yanjye, nubwo mutitondeye amategeko yanjye, ariko umva wa bwoko bwanjye we, iyaba unyumvira, iyaba abisirayeli bagendera mu mategeko yanjye, ati natsinda ababisha babo vuba kandi nahindura ukuboko kubabarwanya. Bigaragara ko nubwo Imana yari yabagiriye neza, ariko gucumura kwabo yarakwirengagije. Iravuga iti nimungarukire, ababisha banyu nzabarwanya kandi namwe nzakomeza kubagirira neza. Ijambo ry'Imana riratubwira hariya mu rwandiko Yakobo yanditse ibice byaho 4 umurongo waho wa 7, aravuga ati mwegere Imana nayo izabegera, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Bigaragara ko natwe muri iki gihe cyacu cya none dukwiriye kurwanya Satani dushyizeho imbaraga, kuko natwe arashaka kutuyobya, arashaka kudukura ku Mana yadukoreye ibitangaza, ikaduha agakiza, ikatumenyesha ijambo ryayo, kugira ngo natwe tugendere mu rukundo rwayo nk'uko yadukunze. Arashaka rero ko ibyo tubivamo, Imana natwe ikatuzinukwa, igatuma tugendera mu migambi y'imitima yacu. Ariko bene data ntitukwiriye kuba dutyo, kuko Pawulo yaranditse hariya mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto mu bice byaho 10 mu mirongo yaho hepfo aravuga ngo ibyanditswe cyangwa se ibyabaye kuri ba sogokuruza b'Abisirayeli byabereyeho kuduhugura no kutwigisha twebwe abasohorewe n'imperuka y'ibihe. Kandi aravuga ngo ibyababayeho byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore, natwe twe kuzacumura nkabo, ngo twitotombe nkabo, ngo dusambane nkabo, ngo dusenge ibigirwamana, ahubwo byabayereyeho kugira ngo natwe tumenye ko basogokuruza bateshutse, bigatuma Imana ibazinukwa nubwo bwari ubwoko bwayo yitoranyirije, nubwo yari yarabakunze bikomeye cyane. Ariko Pawulo yaranditse muri icyo gice ku murongo wa 2 aravuga ati abenshi muri bo Imana ntabwo yabashimye, nubwo baryaga ibyo kurya by'umwuka, bakanywa ibyo kunywa by'umwuka, kuko banywaga amazi ava ku gitare ngo cyabakurikiraga ku manywa na nijoro, kandi icyo gitare ngo cyari Yesu Kristo. Ariko nubwo byabaye bityo, ntabwo Imana yabashimye, kuko batagendeye mu mategeko yayo ngo bayubahe nk'uko yabibasabaga, bakora ibinezeza, cyane cyane ko bari babonye n'amaso yabo ibitangaza bikomeye yabakoreye, ibambutsa inyanja itukura, ibakiza inzara mu butayu, ikabaha ibyo kurya, ikabaha amazi. Kandi ikindi gitangaza gikomeye ni uko mu myaka bagenze mu butayu bwose, nta hantu bagombaga kugura inkweto, nta hantu bagombaga kugura imyenda. Ibyo bakuye mu Egiputa bambaye ntibyigeze bibasaziraho kurinda bagera mu gihugu cy'i Kanani. Ariko ntibatekereza ngo bavuge batari ko ni gute umuntu yakwambara umwenda ukamara imyaka 40 isaga utarasaza. Icyo nacyo cyari igitangaza gikomeye bagombaga kureba, kikabatera kubaha Imana. Ariko Pawulo aravuga ngo abenshi muri bo Imana ntiyabashimye. Mpamvu ki? Kubera ko batitondeye amategeko nk'uko yari yabategetse. Uyu munsi rero turi ubwoko bw'Imana, natwe yatoranyije, ituvana mu banyabyaha, ituvana mu businzi, dukura mu busambanyi, ituvana mu bujura, mu ngeso mbi nyinshi twabayemo. Kugeza uyu munsi
iracyaduhendahenda natwe nk'ubwoko bwayo, ariko turebe mbese twifashe dute. Natwe iri jambo niba ritubwira ngo iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira, kumvira Uwiteka kwa none kumeze gute mu mitima y'abantu? Tubitekerezeho neza. Imana yatugiriye neza, iduha agakiza ku buntu, iduha kubaho, iduha no kumererwa neza muri iki gihe cya none. Bigaragara ko ari cy'iterambere, bigaragara ko ari cyo ubuhanga buhanitse. Ariko muri iryo terambere, muri ubwo buhanga, abantu bifashemo bate? Ese bafite kubaha Imana nk'uko Imana ibibasaba? Uwiteka yarandikishije ijambo hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, mu bice byaho, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu bice byaho 43 ku murongo wa 11 hari amagambo avuga ngo, jyewe by'ubwanjye ni njye Uwiteka, kandi nta wundi mukiza utari njye. Ni njye wabwirije iby'agakiza, kandi ndakiza ndabigaragaza, kandi muri mwe nta yindi mana yahabaye. Nicyo gituma muri abagabo bo kumpamya ko ari njye Mana, niko Uwiteka avuga. Imana yacu idufashe cyane. Ariko ku murongo wa 7 w'icyo gice cya 43 aravuga ngo, nzanira umuntu wese witirirwa izina ryanjye, uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Ni njye wamuremye, ni njye wamubumbye. Imana idufashe cyane. Bigaragara ko umuntu Imana yaremye yamuremeye kuyihesha icyubahiro. Ni ukuvuga ngo kuba turiho ku isi birasaba ngo twubahe Imana, tuyinezeze. Kuko umuntu amaze kuremwa, shitani yagize ishyari, arwana intambara, avuga ati kuba Imana yaremye umuntu ntabizi, ni ukuvuga ngo nanjye ngiye kumurwanya ku buryo atazubaha Imana. Niyo mpamvu turi hano ku isi turwana intambara kugira ngo turebe ko twakubaha Imana, twe kumvira Satani. Ibyo bisabwa buri muntu wese rero uriho ahumeka umwuka w'abazima, ko icyo yashyiriweho ari kugira ngo yubahe Imana kandi ayinezeze. Nuko rero Uwiteka aravuga ati, iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira, natsinda ababisha babo vuba, ngahindura ukuboko kubabarwanya. Ni ukuvuga ngo ababisha bacu dufite ni abadayimoni, ni ingabo za Satani, nibo baturwanya badashaka ko dukora icyiza, ngo twubahe Imana, dukora ibyo yaturemeye. Nuko rero Uwiteka aravuga ati, njyewe Uwiteka ubwanjye ni njyewe uriho, nta yindi Mana iriho, kandi ni njyewe ukiza. No muri mwe nta yindi Mana yahabaye itari njyewe. Niyo mpamvu muri abagabo bo guhamya ibyo. Imana idufashe cyane. Turi abagabo bo guhamya yuko Imana yacu iriho kandi ikiza, ndetse izagabira ubugingo buhoraho ababushaka n'ababukenera bose. Ariko abashaka ubwo bugingo, abashaka kuzabubona, Pawulo yabavuzeho hariya mu rwandiko yandikiye Abaroma, ibice byaho 2 ku murongo waho Abaroma ibice 2 ku murongo waho wa 7 aravuga ati, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Kuko abafite imitima ikunda kwirema ibice, ntibumve iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago, nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Imana idufashe cyane. Aya ni amagambo umukozi w'Imana Pawulo yanditse ahugura Abaroma, arababwira ati, abantu bashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, abo ngabo Imana izabitura ubugingo, izabaha n'icyubahiro. Babishakisha gukora ibyiza badacogora, abo ngabo nibo barwanya Satani, kandi nibo bafite no kunesha nk'ukwa Yesu,
kubera ko bazi neza icyo bashyiriweho kwari kugira ngo baheshe Imana icyubahiro. Icyo bashyiriweho ni ukugira ngo bayinezeze. Ni ukuvuga ngo rero muri uko kubaha Imana, muri uko kuyinezeza, Imana nayo ibaba hafi. Nk'uko twasomye uriya murongo wo mu rwandiko rwa Yakobo wavuze ngo mwegere Imana nayo izabegera, kandi murwanya Satani nawe azabahunga. Ni ukuvuga ngo abo bashaka icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora neza badacogora, nibo bafite ubutwari bwo kurwanya Satani, kandi Satani arabahunga kuko begera Imana nayo ikabegera. Kubahunga kwa Shitani rero nuko baba bafite imbaraga zivuye ku Mana, kandi ikimuhungisha Shitani nuko baba bakora ibyiza ntibamwumvire mu migambi mibi agenda yoshya abantu, kuko tuzi ko Shitani ari wowe yoshya abantu gukora ibibi. Yesu yaravuze ngo Satani ni se w'ibinyoma n'ibibi byose. Nuko ngo aravuga ngo abatumvira amagambo ye, abatumvira ubutumwa bwe, ngo abo bakomoka kuri se Satani, kuko ngo nawe yahereye kera arwanya ukuri. Abo nabo barwanya ukuri ni ab'uwo mugome Satani. Ariko icyo Yesu yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo y'umwijima, akureho imirimo ya Satani, atabara abantu, abakure mu ngoyi Shitani yababoshye. Mwene data wumva iri jambo, ese nta ngoyi waba uboshywe na Satani? Ese waba urwanura urugamba? Uwiteka arakubwira ngo iyaba wamwumviraga, iyaba witonderaga amategeko ye, nawe yahindurira ukuboko kuri Shitani ukurwanya akamunesha. N'ibindi byose Shitani ajya azana kuguteza ngo bigukure mu nzira, ni ukuvuga ngo Uwiteka aba ari hafi kugira ngo akurwanirire kandi akuneshereze, ariko niba wemera kumugira umutabazi wawe. Hari benshi rero barwana iyo ntambara bakumva ko bazaneshesha imbaraga zabo cyangwa ubwenge bwabo. Umwanditsi w'igitabo cy'imigani hari ijambo yanditse aravuga ngo ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ngo ariko kunesha guturuka ku Uwiteka. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo naho umuntu ariho ari ku rugamba rwana, ariko kunesha guturuka ku Uwiteka, kuko umuntu ari umunyantege nkeya, kandi Imana nayo irabizi ko umuntu afite intege nkeya. Niyo mpamvu Uwiteka yavuze ngo munyikoreze amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwe. Ni ukuvuga ngo amaganya yacu rero azanwa nuko Satani aba yaduteye. Ni ukuvuga ngo Satani yabonye ugize ikibazo, urugero niba yenda uhuye n'ubukene, ni ukuvuga ngo gukena ntabwo ari uko wasuzuguye Imana. Gukena si uko yenda wakoze icyaha, ahubwo Imana yemera ko n'ubukene bugera ku muntu kugira ngo irebe kwihangana afite. Bwa bukene iyo buje rero Shitani araza akakwegera akavuga ati ngaho dore buriya urakennye, kandi uciye mu izi nzira wabona ibigufasha, ukanyuramo ahangaha wabona amaronko, ariko za nzira iri kukunyuzamo akaba ari iz'uburiganya, iz'uburyarya, akaba n'inzira zo gukiranuka. Nuko rero utatumbira Imana yawe ngo umenye yuko ibyiza n'ibi byose biva mu kuboko kwayo, ugatangira ukumvira ya majwi, ukaba uvuye ku muremyi wawe, ukaba uramusuzuguye. Kandi twumvise ijambo yavuze ngo umuntu namuremeye kugira ngo ampeshe icyubahiro, kugira ngo anezeze. Naho Shitani rero ategera abantu mu gihe bahuye n'ikibazo kugira ngo bamuveho. Turibuka ukuntu yasanze Yobu yarubahaga Imana akayinezeza, nuko aragenda ngo avuye abana b'Imana bateranye, Satani naragenda aterana nabo. Uwiteka aramubaza, none Shitani wowe uje ute, uturutse hehe? Garamusubiza ati mvuye mu isi no kuyizerera. Niba wayizereye se wabonyemo umukiranutsi wanjye Yobu? Shitani ati namubonye, ariko impamvu gukiranukira ni uko wamuhaye ubutunzi ukamuha urubyaro akaba aguwe neza, niyo mpamvu gukiranukira.
Imana iti ibyo nabyo bidahari yakomeza akanyubaha. Shitani ati ngaho mbwira ngende mbikoreho urebe ko atarakwihakana. Imana itanga uburenganzira ngo ajye kubikoraho. Aragenda agaba ibitero ku matungo ye, ingamiya baraziba, inka barazitwara, intama, imikumbi yose biragenda birabura. Ateza n'ikiza mu gihe abana bari bateraniye mu nzu ya mukuru wabo ngo inzibagwaho bose barapfa. Noneho Yobu asigara ari umukene. Bigaragara ko ubwo bukene bwari buturutse mu bushake bw'Imana, kuko Imana itemera Shitani ngo genda ubikoreho ntibyajyaga kugenda. Ariko kuko Imana itanze uburenganzira bya bintu byose byaragiye. Yobu asigara ari umukene, ariko nubwo yakennye ntabwo yihakanye Imana, yarakomeje arayubaha. Shitani asubira imbere y'Imana ati bya bindi nabikoze. Imana atari ko wabonye ko atanyihakanye. Shitani atari ko buriya n'uwakora ku mubiri wese buriya ntiyakwihakana. Imana iti genda ukoreho icyo nkwimye n'ubugingo bwe. Shitani aragenda ateza Yobu ngo ibishute guhera mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro mu mutwe. Yobu ararwara bikomeye cyane, ariko kuko yarazi icyo Imana yamuremere ko ari ukuyihesha icyubahiro, ntabwo byatumye areka gukiranukira Imana, ahubwo yarakomeje arizera arihangana. Niyo mpamvu yavuze iri jambo dusoma hariya mu bice bya 27 mu gitabo cya Yobu ku murongo waho wa 3 kamanuka hepfo, aravuga ati gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura. Ati kandi kugeza ubwo nzapfa ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Imana twegere cyane, kuko nzi yuko naho nzapfa nzareba Imana, amaso yanjye niyo azayirebera, nzayireba duhanganye. Nuko rero yarageze mu bukene, hiyongeraho n'uburwayi, hiyongeraho no kwangwa n'inshuti ze, ndetse n'umugore nawe bigera naho amwihakana, aramubwira ati jya kuraguza kuko Imana yo itakikwitayeho, nta n'icyo yakumarira, warasenze dore ntiyakumvise, ariko byibura ugiye kuraguza wamenya icyaguteje ibi byago byose. Ariko Yobu ibyo ntiyabyumvise, aravuga ati ariko se nawe ubaye nk'umwe mu bagore b'abapfapfa, urumva kuraguza byaruta gusenga Imana? Uzi n'iki Imana yadukoreye, ikaduha ubutunzi, ikaba yaraduhaye urubyaro, ikaduha umugisha. None niba yarabyishubije, hari icyo umuntu ahabwa n'ukuboko kwe? Ati izina ry'Imana rishimwe kuko ariyo yabikoze. Narindi kuri iri jambo ngo ubukene bugera ku muntu, Shitani akabona urwaho rwo kumuteza intege nkeya no kumuteza amaganya. Ni ukuvuga ngo uretse n'ubwo burwayi, uretse n'ubwo bukene n'uburwayi buraza n'ibindi bigeragezo by'uburyo butari bumwe, umuntu ashobora guhomba mu mirimo yakoraga, akibwira ko yenda bitejwe. Benshi bakunda kuvuga ngo ni inyatsi, abandi bakavuga ngo buriya ngo hari ukundi byagenze. Ariko nta kiba ku muntu wayo Imana itakizi, kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo mbese hari ibyago byatera umudugudu Uwiteka atabizi? Ese hari ibyaba Uwiteka atabishaka? Bigaragara ngo umuntu Imana yaremye imwitaho ku buryo bwose kandi ikamurinda cyane kurushaho iyo yemeye kuyumvira no kwitondera amategeko yayo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo umuntu atunze urutoki umukiranutsi, burya ngo aba ari kurutunga, aba ari kurukoza mu jisho ry'Imana. Uyu muntu w'umukiranutsi wubaha Imana, Imana ibimwitayeho. Ishaka rero ko tuyubaha, tugakora ibyo ishaka, tukayumvira, natwe ikatwitaho, ikaturinda mu buryo bwose, ku buryo naho Shitani yadutera yasanga dukomeye. Nk'uko uriya mugaragu w'Imana Yobu yari akomeye, agakomera umutima, ntacogozwe n'ibyago Shitani yaramuteje, ntacogozwe n'amagambo y'inshuti ze, ntacogozwe n'amagambo y'umufasha we.
ahubwo ahagarara ku kwizera, akashikama mu buntu bw'Imana, kuko yari azi icyubahiro cy'Imana ko akwiriye kugiharanira umunsi ku wundi. Niyo mpamvu rero abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora neza badacogora, abo ngabo Imana izabitura icyubahiro n'ubugingo, nibyo izitura umuntu wese. Ngo ariko abandi bo bakunda kwirema ibice bagakora ibyaha, abo ngabo izabitura urupfu rw'iteka, ubugingo bwabo buzajya mu irimbukiro. Nshuti bene data, dukwiriye kuba abubaha Imana, dukwiriye kuba abanezeza Imana, kuko ni Imana yadusigiye. Ntubone ngo kuba uriho kugenda gukora ibintu byawe, imigambi yawe wagambiriye igasohora, ngo wibwire ko hari imbaraga zawe cyangwa ubwenge bwawe, ahubwo jya umenya ko ari ubuntu bw'Imana iba yakugiriye. Kuko iyo umunsi uje igafata umwuka wawe, nta muntu wawugusubizamo. Nta n'uvuga ngo yewe yari afite ubutunzi, reka turebe ukuntu twabukoresha agaruke. Ahubwo ubwo biba birangiye, kubera ko Imana ibikoze ibyayo. Niyo mpamvu rero natwe dukwiriye gushaka ko twakubaha Imana tukayinezeza, kugira ngo tuzagubwe neza mu mibereho yacu, kandi tuzagire n'iherezo ryiza, tubone ubugingo twahirimbaniye. Ubwo rero umuntu Imana yaremye irashaka ko ayinezeza kandi akayihesha icyubahiro mu byo akora byose. Iyo turebye tubona mu batubanjirije hari abantu benshi bagiye bakora neza, ariko igihe cyagera bagasoza nabi. Abo ngabo Imana ntabwo yabishimiye, nk'uko dusomye ririya jambo Pawulo yandikiye Abakorino, arababwira ati sinshaka ko mutamenya iby'iri banga, ati iri banga mukwiriye kurimenya. Ba sogokuruza wacu nubwo bakorewe n'Imana ibitangaza bagakurwa mu gihugu cy'Egiputa bajya mu gihugu cy'i Kanani, kandi bakaba baranywaga ku byo kunywa by'umwuka, bakarya ibyo kurya by'umwuka, ariko abenshi muri ibi Imana ntiyabashimye, kubera ko bageze mu nzira bibagirwa iby'Imana yabakoreye. Bamwe barasambana, abandi baritotomba, abandi basenga ibigirwamana, bityo bituma Uwiteka bazinukwa. Benshi bagwa mu butayu, ntibagera no mu gihugu cy'isezerano. Urubyaro rwabo nirwo rwageze mu gihugu cy'isezerano, ariko se urwo rubyaro rwabo hari ubwo rwari rwabonye ibitangaza Imana yabakoreye, bambuka inyanja itukura, bakabona abanyagiputa bose bahezemo, babura amazi bakabona amazi barayabonye, babura ibyo kurya bakabona Imana irabagaburiye mu butayu, ahantu hatagira amazi, hatagira ibyatsi, hatagira ibiti, ariko Imana irahabarindira, n'amatungo bari bafite ntiyagira icyaba. Ariko ngo ibyo ntabwo byatumye bubaha Imana ngo bayinezeze nk'uko byari bikwiriye. Niyo mpamvu yavuze ari amagambo ngo iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira, iyaba Abisirayeli bagendera mu nzira zanjye, natsinda ababisha babo vuba, ngahindura ukuboko kubabarwanya. Mbese muri iyi minsi ya none abantu bo byifashe bite? Ese bagendera amategeko y'Imana? Bubaha Imana nk'uko bikwiriye? Niyo mpamvu uzasanga Imana iteza ibyago by'uburyo butandukanye, nk'uko na Yesu ubwo yabihanuye, aravuga ati mu minsi y'imperuka hazabaho inzara n'ibishyitsi n'intambara. Ngo ariko ibyo byose ni ngombwa ngo bizabeho, kubera ko abantu batubashye Imana nk'uko bikwiriye. Ariko abubaha Imana bo izajya ibakiza muri ibyo byose. Dusoma ijambo ry'Imana hariya mu gitabo cya Zaburi, ibice byaho 34, usomye ari ku murongo wa 18, hari ijambo rivuga ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi ishenjaguwe, imitima imutunganiye. Ni ukuvuga ngo
abo ngabo nibo Uwiteka yegera. Iyo bamutabaje arabatabara, icyo basabye cyose arakibaha. Kandi ngo naho bagira ibyago byinshi bingana bite, ngo ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ni mw'ubwo buryo rero yabikijije uriya mugaragu w'Imana Yobu tumaze kumva. Ibyago bye byari byinshi, kubura urubyaro, akabura amatungo, akabura n'umubiri we, byari bimugoye cyane. Ariko Uwiteka yamubaye hafi, akomeza umutima we kugeza ubwo yashoje neza, arihangana, kandi kwihangana kwe kwagize iherezo ryiza. Imana itwegere cyane. Niyo mpamvu Petero nawe yaje kubivugaho, hariya nako Yakobo mu bice 5 wereka umurongo wa 7 aravuga ati, nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro cyinshi, yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Muba ariko namwe mwihangana, mwikomeze imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Ntimukitotombane bene data, mudacirwaho iteka. Dore umucamanza ahagaze ku rugi, kandi abahanuzi bahanuye umwami Imana mubakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi iby'umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Imana yacu dufashe cyane. Nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Muba ariko namwe mwihangana, mwikomeze imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Ntimwitotombane bene data, mudacirwaho iteka. Dore umucamanza ahagaze ku rugi, abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana mubakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi iby'umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Imana idufashe cyane. Ahangaha dusomye amagambo Yakobo yahuguje ab'itorero, aravuga ati, mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Ngo nk'uko umuhinzi ategereza imbuto y'ubutaka yahinze, akayitegereza yihanganye kugeza aho imvura y'umuhindo cyangwa se y'itumba izagwira, ya myaka ikera, akabona kunezererwa n'umusaruro wayo. Ngo abe ariko namwe mwihangane. Ariko shyiraho mw'iri jambo ngo ntimwitotombane, kugira ngo mudacirwaho iteka. Ngo kuko umucamanza ahagaze ku rugi. Ni ukuvuga ngo no kwitotomba burya nabyo ni ibyo Satani aduteza. Umuntu yitotomba, akitotombera mwene se, ari uko yenda abonye hari ibyo yamukoreye bitamunejeje, bikamutera kwitotomba. Ariko ijambo riratubwiye ngo ntitwitotombane kugira ngo tudacirwaho iteka, kuko Satani aba ashaka kuturega umunota ku wundi. Ariko aya magambo nayo nshaka ko tuvugaho ni uburyo dukwiriye kwihangana. Ngo muzi uburyo yihanganye, kandi muzi ibyo umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi. Yo mu kwihangana kwe, ubutunzi yari yarakuweho bwaramugarukiye, urubyaro yari yarabuze rwaragarutse, inshuti ze ziramugarukira, kubera ko yihanganye agakomeza kubaha Imana ntateshuke. Biradusaba rero natwe muri iki gihe cyacu cya none ngo amakuba duhura nayo ye kudukura mu nzira, ibyago duhura nabyo bye gutuma twitotomba ngo ducirweho iteka. Naho bwaba ubukene,
n'abakundwa n'abantu. Ibyo ntabwo bikwiriye gutuma twitotomba ngo tureke kubaha Imana, ahubwo tumenye ko Yesu ari we nshuti iruta izindi zose. Nibana natwe mu makuba no mu byaha, nibana natwe igihe cyose ikaturengera. Niyo mpamvu Pawulo yongeye kuvuga ayo magambo hariya mu rwandiko yandikiye Abaroma mu bice byabo 8 ku murongo wabo wa 35 aravuga ngo mbese ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana cyangwa se n'urukundo rwa Kristo? Ngo mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota, nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanyijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Imana yacu dufashe cyane. Pawulo nawe ahuguza Abaroma y'amagambo aravuga ati nubwo turiho muri iyi si tukaba duhura n'ibigeragezo by'uburyo butari bumwe, ariko ni ikihe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni ikihe cyadukura ku rukundo rw'Imana? Kuko Imana yadukunze igatanga umwana wayo Yesu kugira ngo umwizera wese atazarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Iryo jambo turisoma hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:16. Imana yakunze abari mu isi bose bituma itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera atazarimbuka. None muntu Imana yaremye, niba ubyiyumvishamo ko Imana yakuremye ikakuremera kwihesha icyubahiro, none ni iki cyagutandukanya n'urukundo rwayo ngo bitume uyihakana cyangwa se bitume uyisuzugura, utayumvira, utayinezeza? Pawulo avuga ati ntacyo, naho kwaba kwangwa, naho kwaba gushyirwa mu nzu y'imbohe, naho bwaba burwayi, naho kwaba gutukwa, naho kwaba gukubitwa mu biboko, nk'uko byanditswe ngo twahwanyizwe n'intama z'imbagwa, turicwa umunsi ukira. Ngo ariko ibyo ntago bikwiriye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana, ngo ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Imana idufashe cyane. Uwo wadukunze aba yiteguye kuturwanirira, nk'uko twasomye ririya jambo ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Kandi uwo Uwiteka aba hafi y'umuntu ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo rye. Yewe muntu wumva ubu butumwa, ese nawe ujya uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana? Ese ujya uterwa agahinda nuko utubaha Imana nk'uko bikwiriye? Imana irashaka ko abantu bayubaha kandi bakayinezeza, nuko nayo ibabikiye ubugingo buhoraho, aho bazabaho iteka, badahura n'ibyago, badahura n'amakuba, badahura n'ingorane. Ese ntabwo wifuza kuzagera aho hantu? Ese ntabwo wifuza kuzabana n'Imana muri ubwo bwami bwayo? Imana igufashe cyane. Hari umuririmbyi wavuze ngo nutagira umwete mu nzira y'Imana ntabwo uzagera mu ijuru, ngo nta nubwo uzaca umutaro, n'ubugingo ntabwo uzabubona. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ariko aravuga ngo Imana ikunda umutima wawe. Yesu nawe kandi agashaka kugukiza, kandi umwuka wera aragukangura ngo niba wiyumvira uzahirwa. Ese ujya wumva umwuka wera agukangura, akagukangurira kuba Imana, akagukangurira kugenda mu nzira Imana ikuyoboye, ntuteshuke? Kuko twumvise ijambo ngo nugira umwete wo kumwumvira ukagendera mu mategeko ye, nawe azatsinda ababisha bawe vuba, ndetse azahindura ukuboko kuba kurwanya. Ni ukuvuga ngo naho hazaboneka ko hariho ibiteye ubwoba umwanzi ateza abantu, ariko abafite kwizera, abafite kubaha Imana, bazi neza ko Imana izabarwanira ikabaneshereza. Pawulo aravuga ati muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Uwadukunze natwe nitumukunda aturi hafi, azadutabara, azajya aturwanirira,
kandi azatuneshereza. Yesu yabwiye abigishwa be arababwira ati dore ndagiye mbasize hano mu isi, ariko nubwo mbasize ntimugire ubwoba kandi ntimutinye, ahubwo muhumure nanesheje isi. Nzaba umufasha wo kubana namwe, kandi uwo mufasha azabana namwe muri byose, azajya barinda, abakomeze, ababwira ibyenda kubaho, ndetse azenda no ku byanjye abibahe. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu wubaha Imana rero, umuntu wumvira amategeko yayo, ari kumwe n'uriya mufasha Yesu yasize. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze rero ngo Imana ikunda umutima wawe, Yesu nawe ashaka kugukiza, kandi umwuka wera aragukangura. Niba wumvira uzahirwa. Nshuti bene data, birakwiriye ko twumvira ijambo ry'Imana kugira ngo tugire amahoro tukiri muri iyi si, kandi tubone kugubwa neza. Kuko umukiranutsi turabwiye ngo naho ibyago bye bizaba byinshi, ariko Uwiteka azajya agenda amukiza muri byose. Niyo mpamvu uzajya usanga abubaha Imana batera imitego myinshi y'uburyo butari bumwe, ndetse bakagira na bagenzi babo babanga, Shitani akabateza bagenzi babo bakabarwanya ariko ntibabaneshe, kubera ko biringiye Uwiteka uhoraho, bakiringira Imana umutabazi wabo. Iyo turebye dusanga umwami Dawidi kubwo kumvira Uwiteka yagize umwanzi we, nuko ngo ajya hariya aramutuka, atuka umwami, haravuga ati koko nta rusoni kuba nawe wifashe gutyo. Amutuka mu buryo butandukanye, ariko umwami kuko yari azi ko akwiriye kubaha Imana yamuhaye ubwami, ntabwo yitaye ku bitutsi uwo muntu yamutukaga. Ingabo ze ziramubwira ziti ariko mwami, waretse tukagenda tukakuzanira igihanga cy'uriya mugabo hano, urwanga agatuka umwami nyagasani. Ariko umwami aravuga ati nimumureke yitukire, hari naho wenda ari Uwiteka wamutumye ngo antuke kugira ngo arebe uko mbyifatamo. Imana itwegere cyane. Dawidi yaranesha, ntiyita ku ibyo bitutsi yatukwaga, ahubwo aravuga ati none si cyo nicyo cyantandukanya n'urukundo rw'Imana. Imana yankuye mu shyamba niragirira intama ikampa ubwami, icyo nicyo cyatuma ntandukana nayo? Bituma atabyitaho, asa n'utabyumvise, naho abantu bashakaga kubimwumvisa ariko ntabwo yabyitayeho. Uko niko natwe dusabwa kwihangana. Hariya ku murongo twasomye hariya mu rwandiko rwa Yakobo, hatubwiye ngo abahanuzi bahanuye kera ngo tubakureho icyitegererezo cyo kurenganywa, kuko nabo barenganyijwe, ngo ariko bakihangana ngo bigatuma bagera ku byasezeranijwe. Abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana, mubakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana. Ngo twibuke ibyabaye ku mugaragu w'Imana Yobu. N'abo bandi rero nabo Yakobo atashatse kurondora ahangaha, nabo barihanganye nk'uko tubonye uko Dawidi nawe yihanganiye ibitutsi yatukwaga, akihanganira gusuzugurwa n'umugaragu we. Yari afite ububasha bwo gutuma ingabo ze zikamwica, ariko ibyo ntiyabyitaho, arihangana, yemera gutukwa. Natwe rero biradusaba ngo natwe twihangane, gusa cyane cyane turwana ku cyubahiro cy'Imana, kuko nicyo yaturemeye kugira ngo tuyiheshe icyubahiro, nicyo yaturemeye kugira ngo tuyinezeze. Icyo nicyo dukwiriye kurwanira, nta bindi twitayeho. Naho abantu badusuzugura, naho batugaya, naho batwanga, naho badushyira no mu nzu y'imbohe, tuzira ko tuvugisha ukuri, tuzira ko twubaha Imana, ni ukuvuga ngo dukwiriye kubyihanganira. Ibyo ngo ntibikadutandukanye n'urukundo rw'Imana, kuko icyo Imana ishaka ari uko tuyubaha tukayinezeza. Nshuti muvandimwe unyumva muri uyu mwanya, ese nawe ufite intego yo kubaha Imana? Ufite intego yo kuyinezeza? Muri iki gihe abantu benshi naho baba mu matora atandukanye basenga Imana,
bumva bashaka kuyikorera, ariko abenshi bayikorera kubw'indamu bashaka kugeraho. Umwe akagira umuhati wo gukorera Imana no kuyisenga ngo wenda hariya ngo Imana ngo yazampa nanjye nkagera ku nzu nziza, ngo buriya ngo Imana ngo nanjye yazampa imodoka nziza nkagenda mu muhanda, ngo buriya Imana nanjye yazampa akazi kisumbuye ako mfite. Ibyo bigatuma ashishikarira ngo gusenga Imana no kuyubaha no gushaka ko yayubaha, ariko mu by'ukuri ari kugira ngo agere kuri ibyo ngibyo umutima urarikiye. Iyo abikoze igihe kirekire rero akabona atabigezeho, rimwe na rimwe hakaba ubwo ahabwa n'amasezerano ngo dore Imana ngo iragushubije ngo iragutabaye, akanategereza amasezerano ntayabone, bituma kwa gusenga kwe gucika intege, kuko yubahira Imana kugira ngo abone indamu. Niyo mpamvu rero Yesaya yaje kubivugaho hariya mu bice byaho 29. Yesaya mu bice byaho 29 usanga abo magambo yaravuzeho ku murongo waho, dore ku murongo wa 13 aravuga ati, umwami aravuga ati, kuko abantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayishyira kure, no kubaha banyubaha akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. Nuko rero ngiye gukora umurimo utangaza muri ubu bwoko, ni umurimo utangaje rwose kandi n'urujijo. Ubwenge bw'abanyabwenge babo buzarimbuka, n'ubuhanga bw'abahanga babo buzahishwa. Imana twegere cyane. Uwiteka arabyitegereza, asanga abantu naho baba mu itorero, naho baba mu idini, ariko ikibabeshejeho ari itegeko ry'abantu, no kubaha bamwubaha akaba ari byo bigishijwe n'abantu, atari itegeko riva ku rukundo Imana yabakunze. Ibyo bituma rero ngo bayubahisha imibiri, ariko imitima ikaba kure. Bakayubaha ku minwa gusa, ariko imitima irarikiye ibindi. Ibyo bigatuma Imana itabishimira. Buriya n'abariya basogokuruza twumvise ko Imana itabishimiye, ngo bageze mu butayu bakumbura imitsima baryaga mu Egiputa, bakumbura amadegede bariragayo, bakumbura ubutunguru bari bafiteyo, ngo nuko imitima yabo isubirayo. Naho bari bari mu butayu, ngo bari mu rugendo, ngo bari kujya mu gihugu Imana yabateguriye, ariko imitima ngo yari yasubiye mu Egiputa. Uko niko n'abantu benshi muri iki gihe bitwa ngo bakorera Imana cyangwa se barasenga Imana, bari mu rugendo rugana mu ijuru, ariko imitima yabo yibereye ku by'isi. Iyaba nari ngeze kuri iki, iyaba nari mbonye iki, iyaba nari mbonye iki. Niyo mpamvu tubwirwa ijambo ngo hariho gushaka Imana, hakabaho no kubaha Imana. Aho ni amagambo abiri atandukanye. Yesu yaravuze mu gitabo, mu butumwa bwiza bwa Luka, niho yavuze ngo ntimukiganyire mwibaze ngo mbese tuzabaho dute, ngo tuzara iki, tuzambara iki. Aravuga ati ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi muzabyongererwa. Abantu rero aho gushaka ubwami bw'Imana, ahubwo barashaka bya bindi bari kuzongererwa bamaze kubona ubwami. Bagashaka ubukire, bagashaka icyubahiro, bagashaka ibibanezeza, batari bashaka ubwami bw'Imana. Kandi ikibanze ni ugushaka ubwami bw'Imana. Kandi gushaka ubwami bw'Imana ni ugutandukana n'ikibi cyose Uwiteka yanga urunuka. Niko kumwubaha, niko kumunezeza, niko gukora ibyo yishimira. Ni ukuvuga ngo niba ukunda Imana, birasaba ngo wange n'icyo yanga, ukunde ibyo Imana ikunda. Niyo mpamvu yaremeye umuntu kumuhesha icyubahiro. Abo bantu rero ngo bubahire Imana ku itegeko ry'abantu, ugasanga abantu
bari gutegeka umuntu ati genda ukore gutya na gutya, nibwo Imana izagusubiza, nibwo Imana izaguha ibyo ushaka, kandi nyamara batamweretse inzira yo kubaha Imana no kwitondera amategeko yayo. Ibyo rero akagenda akabikora aciye muri izo nzira, akazategereza ko azabona igisubizo agaheba. Nuko yamara kukibura akavuga ati ubu rero biranyobeye, reka nshakishiriza ahandi ndebe uburyo nakwicira inzira. Za nzira akazica, ariko yamaze gutandukana n'ubuntu bw'Imana. Ni ukuvuga ngo naho yanabigeraho akabigeraho ko anyuze mu nzira z'uburiganya cyangwa se z'uburyarya, ibyo bigatuma Imana itamwishimira ikamuzinukwa. Niyo mpamvu rero yavuze ngo Abisirayeli iyaba banyumviraga, iyaba bitonderaga amategeko yanjye, natsinda abesha babo vuba kandi ngahindura ukuboko ku babarwanya. Ariko none kuko abantu banyegera bakanyegeza imibiri yabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo ikamba kure, ati ngiye kuzakora ikintu gitangaje muri bo. Ubwenge bw'abanyabwenge babo buzahishwa ndetse ngo buzanarimbuka. Nuko ibyo bibwiraga kugeraho babibure. Nibamara kubibura rero ukumva ko bazafite ingorane. Ariko abashaka icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora neza badacogora, abo ngabo bizabitura ubugingo n'icyubahiro. Imana idufashe cyane. Ndagusaba rero wowe wumva iri jambo ry'Imana, ngo utekereze mu mibereho yawe uko ubanye n'Uwiteka Imana. Ese wumvira amategeko ye? Ese wumva wirimbanira kwitondera amagambo yayo nk'uko uyumva, nk'uko uyabwirwa? Niba ibyo bitakurimo, ibyo wiringiye ni iby'ubusa, kuko naho wakora ibimeze bite bidahura n'amategeko y'Imana, ntacyo uzageraho. Uwiteka yandikishije ijambo rye hariya mu gitabo cya Yobu, ibice byaho 20. Nuko hari amagambo tuhasanga aravuga ngo mbese ku murongo wa 4, mbese ntabwo uzi ibyo bya kera, uhereye igihe umuntu ashyiriwe mu isi, yuko kwishima kw'inkozi z'ibibi ari ukw'igihe gito, no kunezerwa kutubaha Imana ari ukw'akanya gato. N'ubwo ubwibone bwe bwagera mu ijuru, umutwe we ukagera ku bicu, azashira buheriheri nk'umwanda umuvamo. Abamubonaga bazavuga bati ari he? Usomye hariya ku murongo wa 12, nubwo ibyaha bimuryohera mu kanwa, akabihisha munsi y'ururimi rwe, akabikuyakuya ntabireke, ahubwo akabikomeza mu kanwa ke, ibyo kurya bye bizamuhindukira mu nda, bimuberemo ubusabwe bw'inshira. Ubutunzi yabumize bunguri, kandi azaburuka, Imana izabuhubuza mu nda ye. Ku murongo wa 26, ubutunzi bwe bubikiwe umwijima wose, umuriro utakijwe n'umuntu uzamukongora. Imana itwegere cyane. Umuntu tubaha Imana, mbese ngwereye igihe umuntu ashyiriwe mu isi, byo ntabwo urabimenye yuko kwishima kw'inkozi z'ibibi ari ukw'akanya gato, no kunezerwa kutubaha Imana kumara igihe gito cyane. Ngo nubwo yagira ubwibone akagira icyubahiro, yemwe bigakwira hose, akamamara bitangaje, ngo ariko amaherezo azashira buheriheri nk'umwanda umuvamo. Ariko uyu wubaha Imana agakomeza amategeko yayo, Maraki yamuvuze aravuga ngo abubaha Imana bakayinezeza, izuba ryo gukiranuka rizabarasira riturutse mu mababa yayo. Bazakinagira nk'inyana zo mu ruhongore, kandi abo bazarebatira abanyabyaha munsi y'ibirenge byabo, kuko bubashye Imana bakitondera amategeko yayo. Muntu Imana yaremye ikamuremera kuyesha icyubahiro, ese wumva ari byo uyirimbanira? Uyirimbanira guhesha Imana icyubahiro? Ndagira ngo niba ari byo uyirimbanira, usaba Imana ikongera imbaraga
kuko n'iki gihe tugezemo ari igihe gikomeye cyane. Shitani yakajije umurego wo gukura abantu mu nzira y'ukuri, akabereka inzira z'ibinyoma, inzira zitazabageza ku gakiza, ahubwo zibaganisha kurimbuka. Niyo mpamvu Satani yinduye marayika w'umucyo akajya imbere y'abantu, akabereka ibibanezeza, akabereka ibikundwa n'imitima yabo, kugira ngo nibabiheramo bumve ko nabo bari gukorera Imana, ariko nyamara baramaze guteshuka. Ndagusaba kugira ngo usabe Imana ubwenge, usabe kandi guhishurire, nawe umenye inzira y'ukuri abari binyuramo. Yesu yaravuze ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, kuko inzira ntoya igana mu bugingo kandi abayinyuramo nibo bake, naho inzira igana kurimbuka ni ngari, abayinyuramo nibo benshi. Mbese uhitamo iyihe nzira wowe muri iki gihe cya none? Aho ntugenda uko benshi bagiye, ntukora uko benshi bakora, ukavuga nk'uko benshi bavuga, ariko ndagusaba ngo usabe Imana iguhe ubwenge bwo guhitamo neza inzira ntoya yakugeza ku gakiza, ukazabona ubugingo buhora. Imana ifate cyane. Muri make numvise iri jambo ariryo twaganiraho kugira ngo twibukirane uburyo dukwiriye kubaha Imana, nayo ikatunezeza, kuko umuntu Imana yaremye kandi n'aba yubashye Imana nayo izamwubahisha, ndetse narwanya Shitani Imana nayo izamwegera. Imana idufashe cyane. Wowe wumvise ubutumwa rero usabe kugira ngo Imana nawe uguhe kuyegera, kugira ngo ujye ubona uko unesha ibigeragezo byose bikuzaho. Reka ndangize senga Imana nsabira buri wese waba uteze amatwi iri jambo ry'Imana. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye kubw'urukundo rwawe n'ubuntu wagize, ukabugirira umuntu waremye ukamushyira mu isi kugira ngo azabeho kugwesha icyubahiro. Nuko rero buri wese wumvise iri jambo mushoboze kwitekerezaho, kugira ngo amenye niba akubahisha muri iki gihe cya none, kuko nawe witeguye kumuha ubwami. Nubwo hari byinshi byaba bimurwanya, hari byinshi bitera umwana w'umuntu uri kuri iyi si biturutse ku mwanzi Satani, uvuga neza yuko ukubaha uzajya umurwanirira ukamuneshereza. Tuneshereze twese rero muri iyi minsi, kugira ngo tuzababo kwiturwa icyubahiro n'ubukire n'ubugingo, mu gihe tuzaba twabishakije gukora neza tudacogora. Nuko twiringiye imbabazi zawe ko zizabana natwe, zikaturinda kugeza ku iherezo, twirengagije inabi yose twagirirwa cyangwa ibitero Satani yadutera, tukabirwanya tukabinesha. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.